Friends, muri iyi video ngiye kukwereka ukuntu wajya live kuri YouTube nk'umuprofessionel. Ndakwereka udusettings twose tw'ingenzi ugomba gusettinga mbere yuko ujya live kuri YouTube, ku buryo umuntu uri buze kugusanga live abona ko iyo live yakozwe n'umuprofessionel. Ni ukuvuga ngo umuntu turi bureba ni video kugira irangi araza kuba afite ubushobozi bwo gukora live, hanyuma akayikora neza, akayisetinga, akayishyiraho cover, agashyiraho ibintu bitandukanye biri buze gutuma live ye izaha abantu benshi. Ngiye mugiye kubana, nitwa Gatari Fred, mbahaye ikaze kuri channel ya Mabilis. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri iyi channel, wicare utuze wige, hanyuma ukore subscribe, ufungure inzogera kugira ngo ntihakagire video nimwe iturutse kuri iyi channel izajya gucika. Reka dutangire. Nk'ibisanzwe kujya live kuri YouTube bigomba kuba nibura ufite aba subscribers guhera kuri 55 kuzamura, hanyuma ukawujine ya mategeko yose nagiye mbabwira. Umuntu utazi ibisabwa yareba video, link ndayimushyira hano muri description kugira ngo uze kureba ibisabwa kugira ngo utangire gukora live. Noneho nimba usanzwe ubyujije ibyo bisabwe, wowe uraza ukande kuri aka kantu ko guteranya kari hano, aka kantu, okay, ukandeho gutya. Telefone yawe irahita hano ku ma video ize hano, wowe uraza uhitemo hano kuri live, okay, hano kuri live hano, okay, gutya. Hanyuma urahita uhindura kamera bitewe nawe ushaka gufotora cyangwa se nawe ushaka kwerekana, ukande hano kuri aka kantu. Nurangiza hano kamera yawe uraba uyihinduye. Tugiye rero gusettinga akantu ku kandi kugira ngo ntihagire ikintu na kimwe kigucika. Mbanze masobanura utuntu twose turi hano. Iyi ni micro, uyikanzeho gutyo ukayifunga, ubwo wajya live abantu ntibumve ibyo uvuga. Icya kabiri, hari abantu bajya bakunda kumbaza ngo ese ngo kwa kundi umuntu akora live atambitse telefone ngo abikora gute. Uraza ugahita ukanda kuri aka kantu, noneho bakazanye hafi, ugahita urotatinga telefone yawe. Iyo ukanze gutyo urabona ko bakubwiye ngo horizontal orientation, bivuze ngo uhisemo nuze itambitse. Noneho imaze gukanda kuri gutya kuri aka kantu, uhita wibuka ukamanura hano hejuru ukarotatinga telefone yawe kugira ngo live ize kuza itambitse, telefone itambitse. Noneho rero ibindi bintu by'ingenzi biza hano, uraza ugakanda hano kuri aka kantu k'agakaramu kameze gutya. Hano rero niho ahambere urabanza ukahashyira title ya live ugiye gukora. Ukandika title, ukandaho gutya, ukandika ibintu ushaka kwandika bya title ya live yawe. Warangiza ukaza hano ukayisettinga iri public kugira ngo abantu baze kuyibona. Impamvu abenshi bajya live n'abantu ntibabibone bakunze kuzikora zitari public. Ukanda hano kuri visibility gutya, ugahitamo public hano gutya, ugakandaho gutya. Warangiza ngiye kugira ngo itaza kunshika ikajya live, reka mbe nyisubije hano kuri unlisted kubera ko ingi ntago ndi buya uploading iyi live. Hanyuma wowe urahita urekera hano kuri public kugira ngo uze guhita ujya live, cyangwa se bakaba bakubwira ngo choose when to go live and who can see your stream. No kuvuga ngo wowe urahita urekera kuri public, noneho ugahita ukora back hano gutya. Warangiza ukaza hano ukareba is it made for kids cyangwa se kuri audience or not. Nimba igenewe abana urahitamo it is made for kids, reka dukande urebe. Nimba igenewe abana uravuga ngo yes it is made for kids. Nimba ari abantu bakuru bavanze n'abana nta cyose cyangwa se abantu bakuru, urandika urarekera hano handitse yes no it is not made for kids gutya. Noneho hano ha kabiri rero ujya ubona umuntu ari live akaba afite n'undi muntu bari kumwe kuri live, babyita go live together. Abantu bajya bakunda kubimbaza, mwabirebera ahangaha. Iyo ufunguye aka kantu gutya bahita baguha link iyo uri buze gusharinga wa muntu akaza kuyinjiriraho.
ubwo ngubwo iyi ni live yo gutumira undi muntu. Nimba hari umuntu watumiye ufungura aka kantu bahita baguha link ukaza kuyimuha, yayikanze ahita yinjira. Reka ngafunge gutya. Noneho hano ni description ya live yawe urashyiramo, niho washyira link, niho washyira ibisobanuro bya live yawe n'ibindi. Iyo ukanzeho gutya ushobora kwandika ibintu bitandukanye. Hanyuma tuntu ni uruhererekane. Ushobora kuvuga utoke kampitemo location, ese ni he, ni Kigali, ni he, ni Rwanda, ni he, ugahitamo location. Noneho hari nanone aho mujya mubona bagira ndiho mbereka icyo bita live subscribers cyangwa se live count, mba nakanze icyo bita screen casting. Hano iyo ufunguye aka kantu ka screen casting gutya, telefone live yawe ihita itangira kuri coding ikintu cyose giciye muri screen. Ni ukuvuga ngo utitangira kwerekana ibintu biciye muri screen byose. Rero iyi ngiyi uyikora wizeye security y'ibyo uri bunyuze muri screen kugira ngo utaza gukora ikosa abantu bakabona ibintu badakwiriye kuba babona. Hanyuma iyo niyo bita screen cast. Noneho ushobora kuvuga utoka iyi live ukanye setting ku buryo itari buhita ijya public, ahubwo iri buze izajyaho igihe wenda runaka. Ahangaha uhita ufungura icyo bita schedule for later, ugakanda hano aka kantu kagafungura, ugahita ushyiraho igihe ushaka ko iyo live izagiraho. Kugafungura iyo ufunguye gutya bahita baguha amatariki cyangwa se n'amasaha, ukabihitamo ukuzuza igihe live yawe izagira. Ukavuga uti ndashaka izajyaho ku itariki 20 n'ibiki byose, ibyo byose ukabyuzuzaho. Ibyo ngibyo rero icyo gihe iyo kigeze iyo live yawe irafunguka, nawe uba wamaze kwitegura n'ibindi. None rero tugiye mu cyo bita advanced settings. Urakanda hano kuri advanced settings gutya. Hano rero niho abantu ushobora gufungira abantu ntibakwoherereze ama chats cyangwa se ama message, ukabifunga cyangwa se n'ama reactions ukabifunga. Ubifunze hano nta muntu ushobora kukwandikira comment ngo uyibone. Okay, noneho hano rero nanone ku muntu uri monetize, hano ubona icyo bita enable monetization. Hano iyo uri monetize uhita ufungura gutya kugira ngo live yawe ibe iri monetized. Rero kugira ngo hano ni ku muntu uri monetize, utari monetize nta mpamvu ibi ngibi nta nubwo biba bikureba, urabireka. Iyo umaze rero kubona hano hose umaze kuhasoza uhita ukanda hano handitse next gutya. Noneho hano niho hazira. Iyo umaze gukanda next hahita haza iyi ntuze imeze nka thumbnail igiye gufata ifoto. Ni ukuvuga ngo ubu ngubu iyo wayiyerekeje ihita ifata ifoto yawe direct, cyangwa y'ikintu ukiyerekejeho gihita gifata, iyo telefone ihita ifata ifoto yawe direct. Hano rero uhita uhabona akantu k'agakaramu, iyo ugakanze uhita bakubwira ngo upload. Ubu ngiye nuko nahishe kamera kugira ngo ntagaragaza ibitari ngombwa. Hano uhita ushyiramo uhita uploadingaho thumbnail wateguye cyangwa yakava. Hano rero barakubwira kubera ko nayisetinze ko izajyaho cyangwa se iri bujyeho kuri aya masaha gutya, bakakubwira byose bakamara kubigusobanurira. Hanyuma maze gushyiraho na ya thumbnail, ikintu cyo uhita ukora uhita ukanda hano kuri go live. Iyo ukanze hano go live tayari uhita utangira kujya live, abantu bahita bakubona, bahita batangira kubibona kuri live bakaza. Hano rero niho ugomba kuba iyo live yawe wayisetinze gutya, live yawe bimeze neza, abantu bose baraza bakabibona, bagashobora kwandikira ama message n'ibindi, ku buryo usanga umuntu wakoze live gutya ibimeze neza. Rero umuntu utararebye ukuntu ibisabwa kugira ngo YouTube ushobore kujya live kuri YouTube yawe, urebe link muri description. Icya kabiri, umuntu utaramenya ngo iyo umaze kugera live ukora ibiki, nawe nagushishikariza kureba video nayo iriho, urayibona muri description. Ibyo nabyo ukora ugeze live. Hano rero uba wamaze gusetinga live yawe neza. Ndizera ko iyi video nimba igufashije uyisharinge bagenzi bawe, ukandi subscribe kuri YouTube channel, usharinge cyane abantu bumva bakeneye iyi video kugira tujye tubana mu yindi video. Guys, ndabakunda, bye bye, reka duhure muri video itaha.